muraho neza, nitwa Uwimana Patricie, ndi umwe mu borozi b'amatungo magufi nororera mu karere ka Rutsiro, mu murenge wa Rusebeya. Mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ku cyumweru ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 2024. Turi mu kiganiro cyerekeranye n'ubworozi bw'ingurube, tukaturibanda ku gice cyitwa ibibazo byerekeranye n'itangira ry'ubworozi bw'ingurube. Abashyashya nabashishikariza kwiyandikisha mugakanda no kukazongera kugira ngo ibiganiro nzajya ntanga bijye bihita bibageraho ako kanya. Hashize igihe nakira ibibazo by'abantu benshi bifuza kwinjira mu bworozi bw'ingurube. Nagiye mbyandika ndagira ngo mbamenyeshe ko kuri iyi tariki ibibazo mfite nashoboye kwandika birenze 50. Ikibazo rero nzajya ngenda ngerageza kubisubiza uko nshoboye, kandi nizeye ko muzajya mwandika muri commentaire mukanyunganira kugira ngo dushobore twese kugira imyumvire imwe cyangwa se ubumenyi bumwe ku byerekeranye n'ubworozi bw'ingurube. Ikibazo abenshi bahuriyeho ni ikibazo kigira kiti ni gute natangira ubworozi bw'ingurube. Umuntu aramutse afashe telefone akaguhamagara akaba ati ok, waramutse Christian, nitwa Patricie, ndagira ngo unsobanurire ndifuza kwinjira mu bworozi bw'ingurube, ni gute natangira korora ingurube. Ndakaguhamagara ok, uraho neza, nitwa Serafine, ndifuza korora ingurube, ntuye Canada, ni gute natangira ubu bworozi, nkeneye iki, binsaba amafaranga angahe, nabikora gute. Murumva ko ni ibibazo umuntu atahita asubiza ako kanya, kandi ni ibibazo bisaba nibura abantu bo mu bice bitandukanye kugira ngo bashobore kubisubiza. Gusa ndagerageza kandi namwe munyunganire muri rusange, cyangwa se sagita muri rusange nibeshya munyihanganire, maze ari muri make akamvuge muri rusange. Muri rusange, mbere y'uko utangira korora ingurube wagombye kubona amahugurwa, ariko kugira ngo ubone umuntu uguha amahugurwa kuri iki gihe ntabwo byoroshye. Ni byiza rero kugenda ufata dukeya. Niba ugiye korora ingurube, ikintu cya mbere tugomba gutekereza, urazororera hehe? Ufite ubutaka? Christian, ufite ubutaka? Peter, ufite ubutaka? Emmanuel, ufite ubutaka? Serafine, ufite ubutaka? Judith, ufite ubutaka? Claudine, ufite ubutaka? Gilbert, ufite ubutaka? Niba ugiye korora ingurube, banza urebe uti izi ngurube ndazororera hehe. Mu mujyi ntabwo byemewe korora ingurube mu mujyi, kubera ko ingurube ni itungo risakuza, cyane cyane mu gihe cyo kurya. Ingurube ni itungo rishobora kurwaragurika, rishobora kurwara indwara zandujwe n'abantu. Ingurube nazo zishobora kugira indwara zishobora kwanduza abantu. Umwanda w'ingurube wakura hengarani mu mujyi, amaganga yayo aba ari na menshi cyane, hazamo n'umunuko kuko ntiwashobora no kuzitaho mu mujyi. Niba nta butaka ufite rero ukaba utuye mu mujyi, rwose ntiwirirwe utangira korora ingurube mu mujyi utekereza ko wazorora mu mujyi, ahubwo ushaka ubutaka kure y'umujyi. Noneho ushaka kubaka ibiraro, kandi umenye uti ibiraro, ikiraro cyangwa se niba nubatse ibiraro, icyumba cy'ingurube imwe wenda ihaka cyagombye kuba kingana gute, tuzabirebera hamwe. Ikindi ni ukureba ubushobozi bwawe. Tuvuge niba ubaje nka Patricie ukavuga ati ok Patricie, nagize ingurube zingahe. Reba ubushobozi bwawe, ariko cyane cyane ubanze ugire n'ubumenyi, kuko ntuzakora amakosa nk'ayo Patricie yakoze. Njye nakoze amakosa menshi cyane, nzagenda nyababwira kugira ngo utazakora amanyanga amakosa nk'ayo nakoze. Ushaka kuba ufite amafaranga, ushaka kubaka ibiraro, ushaka kuba ufite ibiryo, ushaka kuba
ufite ubumenyi, ushobora kuba ufite abakozi bashoboye, ariko muri makeya wenda ukihuta n'ubumenyi budahagije. Ubwo hari igihe kizagera tukajya mu gice cyitwa amakosa Patricia yakoze mu gutangira korora ingurube, cyangwa se amakosa yo kwirinda. Reka nkomeze. Ubushobozi bwawe uzagura ingurube zingana gute, bizaterwa n'amafaranga ufite, bizaterwa kandi n'ubwoko wifuza. Ikindi, ese uzashobora kuzigaburira? Niba uguze ingurube zihaka, niba utangije ingurube 10, urashobora kuzigaburira. Kuri iyi saha mbabwije ukuri, ibiryo birahenze. Byaba ibyo mu ruganda birahenze, byaba ibyo wakwigurira hafi y'aho utuye birahenze, waba ugiye kwivangira birahenze. Muri iki gihe ibintu birahenze. Ikindi, abaguzi ntabo, n'ababonetse baraduhenda. Urwo ngo turi korora duhendwa, tukagurisha duhendwa. Ntibivuze yuko mu mezi 2 ari imbere bitazaba bimeze neza. Ikindi, ukureba isoko. Niba woroye ingurube ugamije kuzazigurisha ahantu wororera, abaturage bagukikije bafite gahunda yo korora ingurube. Niba bazazorora, ese bazagura utwana, bazagura inkuru, bazagura amasekurume, bazagura amashashi? Menya ngo abakiriya bawe ni abahe. Ese ahantu wororera barya ingurube, cyangwa ni abayisilamu, cyangwa ntibanazirya, wenda birira intama? Ese ushaka kugeza umusaruro ukomoka ku ngurube kure y'aho utuye? Wenda niba isoko riri nka Karongi, isoko riza Rubavu, ushaka kugezaho umusaruro, cyangwa se banashaka kuza kugura iwawe? Ibyo ni ibintu umworozi yagombye kureba. Hanyuma ikindi cy'ingenzi, ntabwo nashobora kuvuga byose, ni isuku. Noneho no kuba nibura wizeye ko niba ingurube yawe irwaye urabona veterineri hafi. Niba worora ahantu kure ingurube yarwara ukaba utarabona veterineri, ni ikibazo. Ikindi, niba worora ugiye gutangira korora ingurube ahantu urazorora akaba nta mazi ahari, ni ikibazo. Shaka ubutaka, urebe ko wabona amazi, urebe ko washobora kugura ingurube runaka, urebe ko wazashobora kuzigaburira, umenye ko nibura na veterineri yaboneka igihe umukeneye. Iki rero nicyo tuganiyeho uyu munsi. Ikibazo cyitwa ngo ni gute natangira ubworozi bw'ingurube. Tuzakomeza. Nkaba mbashimiye kuba mwabonye umwanya wo gukurikirana iki kiganiro. Imana ibahe umugisha, kandi nizeye ko abashyashya mwiyandikisha, tukazakomeza kuganira ku byerekeranye n'ubworozi bw'ingurube kugira ngo turusheho kwiteza imbere. Kuko hano Denmark, mu gihugu ntuyemo, ingurube ni zahabu. Igihugu cya Denmark kiri mu majyaruguru y'Uburayi, kiri muri Scandinavia. Ingurube ya Denmark ni zahabu, muri makeya ni zahabu ya Denmark. Rero naho ubutaha mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Uwimana Patricia.